Yesu ashimwe cyane bene data, turabashuje mu izina rya Kristo Yesu, tubahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza kuganira ku ijambo ry'Imana. Mugubwe neza rero n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ndizera yuko nta uri busigara uko yarameze amaze kumva iri jambo ry'Imana, kuko tuzi neza yuko ubuntu bw'Imana buhagije cyane kugirira neza buri umwe wese ukurikira ijambo ry'Imana. Umwami Imana abaha umugisha rero, kandi mugubwe neza mu kubaho k'Uwiteka. Haleluya. Tugiye kuganira ku ijambo ryiza ry'Imana rifite umutwe w'amagambo uvuga ngo Uwiteka niwe ntwari ku rugamba. Haleluya. Uwiteka niwe ntwari ku rugamba. Ndavugana nawe uri mu ntambara zitandukanye, ndavugana nawe uri mu bikomeye bitari bimwe, ndavugana nawe uri mu biruhije, ahari aho wenda biguciye n'intege, wowe ubuze amahoro mu mutima. Ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka niwe ntwari ku rugamba. Umwami Imana ukubereye maso arashoboye. Yego bishobora kuba biteye ubwoba, yego bishobora kuba bimaze n'igihe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana ikomeye iri mu ruhande rwawe ni intwari ku rugamba, ntabwo ajya ananirwa. Igihe cyose atabarukana insinzi. Ndagira ngo usubizwemo intege mu bugingo, wongere kumwiringira no kumenya rwose ko Imana yawe ishobora byose, nta kirogoya imigambi yayo. Haleluya, haleluya. Ushobora kuba warashyizeho imbaraga bikanga, ariko ndakubwiye ngo ongera ubyegurire Imana, ongera wegere Imana, ongera wisunga Uwiteka. Ni umutabazi utabura guseruka mu makuba no mu byago. Haleluya, haleluya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Abaroma ibice 8 guhera ku murongo waho wa 31. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Ubwo Uwiteka Imana ari mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Ubwo Imana ikomeye yaremye ijuru n'isi, Imana isumba byose, Imana umwami w'abami ari mu ruhande rwawe, ndagira ngo nkubwire ngo nta mubisha, ndagira ngo nkubwire ngo nta kizagushobora. Icyangombwa nshuti yanjye ni uko ugomba kwiyegurira Imana, ibyawe byose ukabyegurira Imana, kandi ukagira kwizera Imana, ukamenya yuko Uwiteka ashobora byose. Haleluya. Iri jambo riravuga ngo umurongo wa 31, ibice 8 umurongo wa 31, ibice 8 umurongo wa 31 by'Abaroma haravuga ngo none ubwo bimeze bityo tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Tuvuga iki mbese? Ese duterwa ubwoba n'ibiduhagurukiye, duterwa ubwoba n'imisozi, duterwa ubwoba n'ibibaya, duterwa ubwoba n'ibikomeye bitugose, kandi umuremyi wa byose ari we twizeye, utegeka byose ari Imana yacu. Haleluya. Ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Tuvuga iki niba Imana itubereye maso? Ese niki cyaduhindisha umushyitsi? Niki cyadutera ubwoba? Inshuti yanjye, uyu mwanya ndagukangurira kwizera Imana no kwiringira Imana. Imana twizeye ni nyamaboko, Imana twizeye ni nyembaraga, nta kijya kirogoye imigambi yayo. Uwiteka umwami w'abami agira neza kandi ashobora byose. Ahubwo ikibazo cyaba ari ukutamwizera, ikibazo cyaba ari ukutamwiringiye, ikibazo cyaba ari uko udasabana nawe uko bikwiriye. Birashoboka wenda kuri kureye, wenda ibyo bibazo byagushyize kure y'Imana, ariko ndagira ngo nkubwire ngo uyu mwanya ucyumva rino jambo, ongera wisuzume, urebe uburyo cyubanye n'Imana, urebe uburyo cyugendanye n'Imana. Naho ibyo kugutabara no kukurengera, ndagira ngo nkubwire ngo biri mu bubasha bwayo. Imana yacu irashoboye, nta kijya kirogoye imigambi yayo. Nshuti yanjye, ongera wizere Imana, ongera ugire kubana nayo no gusabana nayo, izakugirira neza, kuko Uwiteka ni umwami utajya unanirwa. Haleluya. Mbese tuvuga iki? Tuvuga iki ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwacu? Ese duhindishwa umushyitsi n'iki? Ese abakomeye baduhagurukiye baduhindisha umushyitsi? Ese ayo mahanga tugose aduhindisha umushyitsi? Ibyo bigeragezo se bitubuza amahoro? Ese ubwo bushomeri budushyire kure y'Imana? Ese izo ndwara zitume duhinda umushyitsi? Birashoboka ko umubisha wawe ari indwara, umubiri wawe kumereye nabi. Birashoboka ko umubisha wawe ari ubukene. Birashoboka yuko amadeni akumereye nabi. Birashoboka nshuti yanjye yuko abanzi bakugose. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo uko umubisha wawe yabangana kose, nta kibasha guhangara Imana yacu. Ahubwo nshuti yanjye, egera Imana, ongera usabane n'Imana, ongera uyegere, ongera uyiyegurire, uyikoreza amaganya yawe yose, kuko ni Imana yita kuri wowe. Haleluya. Ntuhindishwe umushyitsi n'ikintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ugire kwiyegurira Imana, ugire kuyihanga amaso no kuyisunga. Nta muntu ujya wisunga Imana ngo akorwe n'isoni. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirambwira muri Yesaya ngo ubwo umwami Imana azantabara, koko Uwiteka azantabara, ntabwo nshobora gukorwa n'isoni. Ntushobora gukorwa n'isoni, wizera Uwiteka. Ntabwo wabura
gutabarwa n'Imana uramutse ugendanye nayo, uramutse uyiyeguriye, uramutse uyihesha icyubahiro, uramutse wihanye ukisuzuma ibitagenda neza ugaca bugufi imbere y'Imana, ntabwo yabura kukurengera. Ubwo Umwami Imana ari mu ruhande rwawe, niki kizagukoza isoni? Niki kizaguhindisha umushyitsi? Niki cyatuma ubura aho ureba? Ndakubwira ngo Uwiteka ubwo ari mu ruhande rwawe nta mubisha nshuti yanjye, gira kwegera Imana uyisunge. Imana yacu ni umutabazi utajya ubura guseruka mu makuba no mu byago. Haleluya, haleluya. Reka twongere dusome iri jambo ry'Imana nanone rirusheho kutwubaka. Riri mu gitabo cya Zaburi ibice 27 umurongo waho guhera ku murongo waho wa mbere. Haleluya. Aravuga ngo Uwiteka niwe mucyo wanjye n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka niwe gihome gikingira ubugingo bwanjye, ninde uzampinza umushyitsi? Uwiteka niwe mucyo wanjye, Uwiteka niwe gakiza kanjye, nzatinya nde? Uwiteka ni igihome gikingira ubugingo bwanjye. Nshuti yanjye, niba Uwiteka ariwe gakiza kawe, niba wariyeguriye Uwiteka, niba ubugingo bwawe warabweguriye Umwami Imana, niba wizera Uwiteka, niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe, akaba ariwe gakiza kawe, akaba ariwe byiringiro byawe, uzatinya nde? Ntacyo ukwiriye gutinya, kuko Uwiteka uri mu ruhande rwawe ntajya ananirwa, ntakimunanira. Ni umwami w'abami, ni umukunzi mwiza udahemuka, ni intwari ku rugamba. Haleluya. Kandi inshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo ujye ugenda utekanye, ujye ugenda wizeye Imana, ujye ugenda ufite amahoro, kuko umwami wawe arashoboye. Umwami wawe ni intwari ku rugamba, ni ibyiringiro bizima, ntabwo ajya atererana abamwisunga. Ubwo ari mu ruhande rwawe rero nta na kimwe gikwiye kuguhinza umushyitsi, nta na kimwe gikwiriye kuguhagarika amahoro. Mbese ni intambara ku kazi, ntabaguhagurukiye se baguteranya na bosi? Mbese ni ibibazo mu bana ntabwo bitwara neza? Mbese urugo rurimo intambara, rurimo ubukene se? Haleluya. Birashoboka akaba ari n'intambara mu murimo w'Imana, ariko nshuti yanjye mukundwa mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo ubwo Uwiteka ari mu ruhande rwawe nta mubisha, nta uzagushobora, ntihagire uguhinza umushyitsi, ntihagire ikiguhinza umushyitsi. Iyo misozi yose Uwiteka ajya yimura imisozi atayimenyesheje. Uwiteka ni Imana ivuga bikaba. Uwiteka iyo ari mu ruhande rwawe urakomera, kandi nawe uri umugabo wo kubihamya nshuti yanjye. Ubu se nta ntambara nyinshi yakurwaniriye? Ubu se ntabwo urabona ukuboko kw'Imana mu buzima bwawe? Ibuka cya gihe wabonaga bidashoboka, ariko Umwami Imana akakurengera. Ongera rero umugarukire, ongera usabane nawe, ongera umwisunge, ongera umwikomerezeho. Kandi nshuti yanjye ndagira ngo nkubwire ngo ntabwo ariko bizahora kuba mutegereza. Haleluya, haleluya. Ntabwo ariko bizahora kubategereza Uwiteka. Izo ntambara urimo ntabwo ari karande, ibyo bibazo ntabwo ari karande. Uwiteka ni Imana ihindura amateka. Haraho kurira kwararira umuntu ninjoro, bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Ndagira ngo nkubwire ngo nshuti yanjye, devoir ufite uyu munsi ni ukureba ubusabane bwawe n'Imana ko bumeze neza, ni ukwisubiramo, ni ukureba ibidatunganye ukabitunganya kugira ngo ugendane n'Imana neza nta rubanza. Ariko ubundi kukurengera no kukugirira neza, uzabona kugira neza kw'Imana, uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Haleluya. Kubera iki? Umwami ibyo yibwira kutugirira ni byiza, niko ijambo rye ritubwira. Uwiteka ibyo yibwira kutugirira ni byiza, ntabwo turabo kurira, ntabwo turabo guhora mu maganya. Kubera iki? Kubera ko yadukuruje neza akatwiyegereza. Haleluya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ese ko yatanze umwana wayo azabuzwa n'iki kumuduhana n'ibindi? Niki kintu wumva Uwiteka atagukorera? Ese n'icyo ukeneye ko Imana yagukorera? Niba yaratanze umwana wayo, niki cy'agaciro, niki gikomeye wumva Umwami Imana atagukorera? Ndagira ngo nkubwire ngo ni wowe gusabana nayo, ni wowe kumwiyegurira, ni wowe kubishyira ku birenge bya Yesu, ni wowe kumubwira ngo Mwami Imana, dore ndagerageje, dore ntago bishoboka, dore nshyizeho ubwenge, dore Mwami biranze. Ariko ukamubwira umwizeye, kuko ngo abiringiye Uwiteka bazamera nk'umusozi wa Siyoni utabasha kunyeganyega. Ahubwo rero isuzume, reba neza mu migendere yawe, mu mikorere yawe, mu mibanire yawe n'Imana. Ese aho biragenda neza? Ese aho nta cyakugaya? Ese nta kidatunganye? Ibyo nibyo usabwa kureba no gutunganya. Naho Umwami Imana azakugirira neza, azakurengera, azagutabara. Haleluya. Nawe uzaba umugabo wo guhamya kugira neza k'Umwami Imana. Ibyo uhura nabyo
ni wowe byatunguye ariko ntabwo bitungura Imana, kubera ko Imana yacu ni Imana imenyera iherezo mu itangiriro. Birashoboka we bikaba bigutunguye, ariko ndagira ngo nkubwire ngo iyo ngiyo imenyera iherezo mu itangiriro, iyo ngiyo yakuremye ifite uko yategetse ubuzima bwawe bugomba kumera. Ahubwo rwana urugamba, Satani ntabwo agomba kukwishima hejuru. Hagarara, erega turi intwari kandi twahawe ubutware n'ubushobozi bwo gukandagira inzoka na skorpiyo. Haguruka urwanye Satani nawe azaguhunga. Ntiwemere, ntiwikirize, ntiwemere buri kimwe cyose. Uwiteka uri mu ruhande rwawe ni umwami ushobora byose. Niba ari ubushomeri, akazi karahari. Niba ari ubukene, haguruka, Imana iguha ubwenge. Shyira Imana imbere, yoboza Imana, yereka urugendo rwawe, yereka ubuzima bwawe. Uwiteka arahari kukurengera no kukugirira neza. Haleluya. Umwami Imana ashimwe nshuti yanjye. Uwiteka Imana aguha umugisha wowe ukurikiye ijambo. Ndagusaba kugira ngo wongere kwisunga Imana, ndagusaba kugira ngo wongere kumwikoreza ibyawe byose, wongere kumwegurira amaganya yawe yose, kandi wongere kumuhanga amaso. Gutabarwa kwawe kuzaturuka ku Uwiteka waremye ijuru n'isi. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo wikomereze ku Uwiteka rero, kuko Uwiteka ni inkomezi zawe, ni umwami utabura guseruka. Kugira neza ku Uwiteka ni kwinshi. Imana y'amahoro iguha umugisha. Uwiteka kurebana amaso y'imbabazi, nawe wongere kumwikomerezaho. Azagushumbusha imyaka yawe yariwe n'inzige, azagushumbusha niba umubisha wawe uyu munsi ari umubiri ukaba ubabajwe n'indwara. Uwiteka ni umwami ushobora byose. Kubwa ya mibyimba yazankoni Kristo yakubitiwe ku musaraba dukira indwara. Haleluya. Niba ari ababisha bakugose, Uwiteka araza gutatanya imigambi yabo. Niba ubuza amahoro, Uwiteka ni isoko y'amahoro. Imana ni byose muri byose kubayiringiye n'abayihanze amaso. Ongera rero wisunganye, wongere intambwe yo gushaka Imana, wongere kuyikomerezaho, wongere gusoma ijambo ry'Imana riguhumurize, wongere guterana n'abera usubizwe intege mu bugingo, wongere kumwegurira ibyawe byose. Uzaba umugabo wo kuvuga ineza y'Imana. Ibitangaza biracyakoreka na bugingo na n'ubu. Haleluya. Impumyi ziracyahumuka, aracyakiza abarwayi indwara zitandukanye zikomeye. Hari benshi barwaye za corona, hari benshi barwaye indwara zikomeye ziteye ubwoba, ariko kuko umwami wacu agikiza, kuko agikora ibitangaza na bugingo na n'ubu yarabikoze. Ntuterwe ubwoba rero n'ibyo bikugose, ntuterwe ubwoba n'ibigukomere bikubuza amahoro. Dufite Imana ishobora byose. Komera nshuti yanjye, umwami Imana gushigikire. Uwiteka atunganye ibyawe bidatunganye, kandi kugira neza k'umwami Imana kugaragare mu buzima bwawe. Aringaniza ahataringaniye, kandi acagagurire inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma abicemo kabiri. Aguha ubutunzi buri ahantu bwihishe mu mwijima, aguha ibyawe wanyazwe, akugarukeho mu buryo bw'umwuka. Umwami Imana kwagure mu buryo bw'umubiri. Uwiteka gushyigikire. Imirimo y'amaboko yawe ihabwe umugisha, urubyaro rwawe ruhabwe umugisha. Ubone kugira neza k'umwami Imana mu buryo bwose. Bizamenyekane yuko wiyeguriye Uwiteka, bizamenyekane yuko wiyeguriye umwami Imana, bizamenyekane ko Imana ukorera ari nyembaraga. Haleluya. Umwami abaha umugisha mwese abakurikiye ijambo. Ndabizi neza ndashidikanya ku kuboko k'Uwiteka kugiye gusohoza imirimo n'ibitangaza binyuze muri iri jambo. Ariko ndarangiza mpamagara abantu batarizera Yesu nk'umwami n'umucunguzi. Wegurire ubugingo bwawe Kristo, umwakire nk'umwami n'umucunguzi, kugira ngo ibingibi tuvuga usobanukirwe ibyo ari byo. Umwuka wera ni uzajya uguhishurira, ariko waramaze kwakira umwami wawe, waramaze kwemerera Yesu ngo abe umwami w'ubugingo bwawe abuyobore. Uwiteka Imana abaha umugisha, abashyigikire. Reka rero ngusengere nshuti yanjye wowe ukurikiye iri jambo ry'Imana, kugira ngo rigusubize mu ibyiringiro, rigusubize mu imbaraga, kandi ukomerere muri ryo, wizerere muri ryo, usengere muri ryo. Uraza kubona kugira neza k'umwami Imana. Haleluya, haleluya. Uwiteka Imana yacu irashoboye, ugire kwizera. Mwami Imana yacu ndagushima kandi ndaguhimbaza, ndashyira hejuru izina ryawe mukunzi mwiza udahemuka. Mana ndakunezera uyu mwanya mukunzi wanjye, ndagushimira kubaho kwawe, ndagushimira ineza yawe mwami, ndagushimira ijambo ryawe. Ni koko ni wowe ntwari ku rugamba, ni koko ni wowe utabara ugatabarukana intsinzi. Mwami ndakwereka uyu mwana wawe, uyu mukobwa n'uyu muhungu mwami, uyu mupapa n'uyu mumama Kristo Yesu, abangaba babuze amahoro, abangaba bari mu ntambara zitandukanye, aba bana mwami Imana bananiwe kwiga,
abangaba data babuze uko bashobora kwishyura amashuri, aba bahuye n'ibibazo bitandukanye, abo bashonje bambaye ubusa, mwami Yesu Kristo, abo babuze ibyiringiro mwami, ndasenze Uwiteka ngo batabare, imbaraga zawe zihambaye mwami zikora imirimo n'ibitangaza, utunganye ibyabo bidatunganye, ubatunguzi neza yawe, ikimenyetso cyo gutabarwa no kurengerwa kibabonekeho, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyawe wera wa Isirayeli. Abaruhijwe n'umubiri mwami, reka babone kugira neza kwawe, ubahagurutse mwami, wowe wakijije data indwara zitandukanye, wowe wazuye abapfuye mwami Yesu. Muri iyi minsi twibuka ineza yawe, muri iyi minsi twibuka kuzuka kwawe, zura ibyiringiro mu mitima y'abana bawe, tabara abo bose bagutabaza, ababuze uko babigenza mwami, ababuze aho banyura, abashobewe, abashomeri mwami, Baba Jehova, abo bari kure mwami bumva batawe, abo bose ubakuruzi neza ubiyegereze, akazi ni wowe ugatanga, ni wowe ugira icyo ukora ukakirema ukagikomeza, rengera abana bawe barengana Uwiteka Imana, rambura data ukuboko kwawe, pfumbatura igipfunsi cyawe mwami, uhaze ubwoko bwawe Uwiteka, ufite byose twifuza mwami, hesheje ubwoko bwawe umugisha, buri muntu ukurikira ijambo, reka abone ineza yawe, reka tabarwe mwami, uri byose muri byose, kuba kwizera n'abakwiringira Uwiteka, rengera abo bose bakurikira ijambo, buri muntu ahazwe mu byifuzo bye binyuze muri iri jambo mwami, kuko ni wowe ufite byose, ni wowe ufite byose, isi n'ibiyuzuye n'ibyawe, ufite imbaraga zihagije kugira neza ubwoko bwawe. Urakoze mwami, urakoze ko wumvise kugira neza gutaka ku bwoko bwawe, urakoze ko witeguye kurengera abana bawe, urakoze ko nta kirogoye imigambi yawe, urakoze mwami, ngewe mvuze ijambo ryawe uko warukize ku mutima wanjye, nawe uba inyuma yaryo kugira ngo urisoreshe imirimo n'ibitangaza, ubwoko bwawe butabarwe, maze mwami Imana dusoza ari wowe duhaye icyubahiro. Icyubahiro ni kibi cyawe, nta mwana w'umuntu ukwiriye icyubahiro, ni wowe wenyine icyubahiro kizagarukira, ni wowe wenyine data bazahamya, bazavuga kugira neza kwawe. Urakoze Mana yacu, icyubahiro no guhimbazwa n'ibyawe mu izina rya Kristo Yesu, amen, amen, amen. Haleluya. Icyo usabwa rero nshuti yanjye ni ugukomeza kwizera ijambo ry'Imana. Iyo uryumvise ni imbuto ugomba kurisukira, ugomba kurisengeramo, ugomba kuryizereramo, ugomba kumenya yuko hari uruhari rwawe. Uruhari rwawe ni ukwizera Imana no gusenga no kuguma kuyegurira byose, kandi ukizera udashidikanya yuko Imana izabikora kuko ufite ububasha n'ubushobozi. Urakoze rero gukurikira ijambo ry'Imana. Imana iguha amahoro, ikwishimire kandi kugirire neza muri byose mu izina rya Kristo Yesu, amen.